Ndabaramukije. Mwami Yesu nashimwe muri kino gitondo kandi mbifurije umugisha uturuka ku Mana yacu. Rero umugisha uturuka heraho mu gihugu cyo mu ijuru umanuka ubasakareho mwese, dukomeza guhura umunsi ku wundi. Cyangwa mwebwe mukurikira channel YouTube yanjye, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Rero uyu munsi ntabwo nje gutinda hano, nzanywe n'ikintu gito cyane ariko cy'umumaro ngiye kubabwira kuri iyi saha no kuri uyu munota. Ikintu ngiye kubabwira nugikurikira neza kirakubera ikintu cy'umugisha cyangwa ikintu cy'umugaso cyangwa ikintu cya muhimu. Hari ibintu byinshi tugenda tunyuramo, bya bintu twamara kubinyuramo tukumva kuko iherezo ryabyo ryo kurangira muri make ritazarangira. Ukaba mu kintu kikakubaho karandi, ariko haba hari inzira ishobora kugukura muri cya kintu uko byagenda kose. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Rero uyu munsi nzanye inzira ebyiri zo kuva mu bibazo cyangwa mu bintu runaka byakugize imbata, cyangwa mu bintu runaka wabayemo ubona kudashobora kuzavamo uko byagenda kose. Uyu munsi rero nzanye igisubizo cy'ukuntu ushobora kuva muri ibyo bintu. Waravutse usanga iwanyu muri abakene, ukurikiye usanga no kwa sogokuru wawe ni abakene, ukurikiye usanga no kwa sogokuruza wawe ni abakene, usanga mu bisekuru byawe byose usanga ni abakene. Wirebye usanga nta muntu wo mu muryango wawe n'umwe wigeze wiga. Uwize amashuri menshi ariga akagarukira mu wa gatatu primaire, yagerageza akagarukira mu wa gatandatu primaire. Ugasanga umuntu iwanyu w'umukire mu bakire, ugasanga umukire urimo yaguze igare, nta kindi kintu yigeze ageraho. Ariko uyu munsi nkuzaniye inzira ebyiri gusa zagukura muri bya bindi, muri za karande zo kwa basogokuru bawe, bya bindi nta muntu iwanyu wigeze abyara umwana ngo yige, bya bindi iwanyu nta muntu wigeze yeza agafuka k'ibiro 50 k'ibishyimbo, bya bindi iwanyu nta muntu wigeze agira ibijumba ngo usange byaraguguriye mu murima, yewe nta muntu wigeze yorora inka, uworeye igikomeye yoroye urukwavu. Uyu munsi ndagira ngo nkwereke buryo ki ugiye kuva muri ibyo bintu. Katubanze dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana igira neza. Turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Waturinze muri iri joro bucya dumwe ko bazima, icyubahiro ni icyawe. Bana natwe uyu munsi rero tugire neza, utwireke kandi utwigaragarize. Reka buri wese ugiye kumva aya magambo, Uwiteka Imana Nyiringabo, nakurikiza ibyo tugiye kuvuga hano, kuko ntabwo ari njye witumye kuvuga, ahubwo ni wowe ubishatse ko mbivuga. Rero Uwiteka Imana Nyiringabo, umuhire buri wese ukora icyo tugiye gukora hano. Uwiteka umwereke kuko uri Imana. Ni ukuri turagushimye kandi turaguhimbaje kuko uri Imana nziza. Urakoze rero, urakarama, ubikorere kwibahesha no kw'icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Rero ikintu cya mbere ngiye kubabwira, icya mbere ni ugusenga. Senga witandukanye na karande zo mu miryango yanyu. Usenga ugira uti: nditandukanya na karande zo kwa sogokuruza wanjye, nditandukanya na karande zo kwa sekuruza wa sekuruza wanjye, nditandukanya na karande zo kwa sogokuru wanjye, nditandukanya na karande zo kwa se wa sogokuru wanjye, nditandukanya na karande zo papa wanjye, nditandukanya na karande za mama wanjye, nditandukanya na karande bya bindi byose imiryango yacu yanyuzemo.
imiryango yacu yakoze amasezerano n'abazimu, bagiranye indagano n'abantu biyokure, baraterekeraga, twari inyama bateretezi, Bibiliya iravuga ngo ntonorane, izo twaraziriye, batumurikiye abazimu, barabandwaga, nawe warabanzwe, nubwo wakijijwe ariko ntabwo wigeze witandukanya na za mandwa bakubandishije, bya bindi sogokuru wawe yakoraga, bya bindi nyogokuru wawe yakoze, bya bindi byagutandukanyaga n'Imana. Ibyo bintu birakomeza bikakomaho, icyo ukoze ntikigire gute, ntikigira aho kigera, kuko hari ibyawe bafasha bitamba mu bazimu. Uyu munsi rero ugiye gusenga ubwira Imana ati, Mana ntandukanya n'akarande zo kwa basogokuru no kwa basogokuruza no kwa basogokuruza no kwa basogokuruza. Untandukanye n'iki? Untandukanye n'izo karande. Numara kwitandukanya n'akarande zo kwa basogokuruza, ubyara papa wawe. Noneho ugaruke witandukanye n'akarande zo kwa basogokuru wawe. Nurangiza witandukanye n'akarande za papa wawe, ibyo papa wawe yakoze kera, nabyo witandukanye nabyo. Wenda barasambanye ntabwo ubizi, wenda amafaranga bafite barishe ntabwo ubizi, wenda barabajura ntabwo ubizi. Ubundi uvuga uti ibyaha bya basogokuru, ibyaha papa wanjye yakoze, ibyaha nyogokuru wanjye yakoze, ibyaha famille yanjye yakoze, ibyaha byose bakoze nitandukanize nabyo. Ndi umwana w'Imana, naguzwe amaraso y'igiciro cyinshi wameneye ku musaraba. Nyeza untunganye, untandukanye n'ibiriya byo mu miryango yacu, untandukanye n'abiriya byo muri famille yacu. Nurangiza umaze kwihana ibyo ngibyo, umaze kwihana uvuga uti ndihana ibyaha bya basogokuru, uvuga uti ndihana ibyaha bya banyogokuru, ndihana ibyaha bya basogokuruza, ndihana ibyaha by'awo wa mama, ndihana ibyaha by'awo, mbese ubyihana. Numara kubyihana ntabwo ari wowe wabikoze, ariko niwe biri kugiraho iki, niwe biri kugiraho ingaruka. Wihana ibyo byaha byabo. Nurangiza uvuga uti Mana urakoze kuko umbabariye ibyaha byo kwa basogokuruza, urakoze kuko untandukanyije n'iriya miryango yaterekeraga, urakoze kuko unkuye mu mandwa bantambyemo, urakoze kuko unkuye mu buterekezi bantambyemo, urakoze kuko unkuye muri bya bindi banshizemo. Nurangiza umaze gukora gutyo, ushima Imana uvuga uti Mana urakoze kuko uhinduye ubuzima bwanjye, mbaye mushya imbere yawe. Nurangiza ukora iki kintu ngiye kukwereka. Ufata amazi, numara gufata amazi ufate umunyu. Uyu munyu murawubona, n'ubu utawufite ufate urugera ufite mu rugo, ufate uno munyu nguyu w'amabuye. Ni umunyu, baravuga ni umunyu wo mu nyanja. Numara gufata uyu munyu w'amabuye ufate gutya, dore nguyu. Nurangiza uwushyire mu ki, uwushyire mu gikombe cy'amazi, uku nguku mbikoze nanjye ngushyizemo. Numara kuwushyiramo ufate Bibiliya urambikeho, wamaze kubanza kwitandukanya n'ibyaha bya famille yawe na za karande za famille. Nurangiza uyu munyu ushyiraho Bibiliya, uvuga uti uri Imana igira neza, uri Imana ihindura amateka, uri Imana isobanura ibidasobanutse bigasobanuka. Ijambo ryawe riravuga ngo turi umunyu w'isi, kandi nimba turi umunyu w'isi tugomba kuryohera abatureba. Guhera uyu munsi ndagira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Nurangiza uvuga uti amazi ni ubuzima, ubwo ugiye kuronka ubuzima. Umunyu ni uburyohe, ugiye kuronka uburyohe.
bizinesi yanjye ninyigeramo ihitire ko yumva ndyoshye kandi ibone ko ndi muzima, abambona bambone mu buzima, bo kongera kumbonamo umuntu warangiye. Umunyu kuko ari uburyohe, amazi ari ubuzima, guhera uyu munsi ndi ubuzima, ndi uburyohe, ndi buri kimwe imbere yawe. Nurangiza aya mazi umaze kuyasengera, usenge wowe, njye ndi kuvuga ibyanjye, nawe uvuga ibyawe, wumva bije. Ariko wibuke kuvuga ngo umunyu ni uburyohe kandi amazi ni ubuzima. Nurangiza gukora ibi bintu ugire gute? Aya mazi ugenda uyasuke mu yandi mazi ugomba koga. Numara kuyashyiramo, igihe cyose uzajya ugenda koga, ujye uvuga ngo amazi ni ubuzima, ngiye koga ubuzima. Umunyu ni uburyohe, ngiye koga uburyohe. Buri muntu wese umbona, ambonemo ubwiza, ambonemo uburyohe. Amagambo ava mu kanwa kanjye aba aryoshye. Wagiraga amagambo mabi, uyu munsi amagambo ava mu kanwa kawe aba aryoshye. Nurangiza igihe cyose ugiye koga, ufate amazi ubanze kuyoga mu maso. Numara kuyoga mu maso uyiborosheshe. Numara kuyiboroshesha woga uvuga uti sinagaragaraga, ariko guhera uyu munsi ndagaragara. Nurangiza uyahanaguze mu mutwe, uyoge mu mutwe. Nurangiza uhanagure mu matwi yawe, uvuge ngo amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe. Ibyatumaga numva inkuru mbi, guhera uyu munsi sinongere kumva inkuru mbi. Muri business yanjye sinongere kumva inkuru mbi. Mu byo nkora sinongera kumva inkuru mbi. Mu rugo iwanjye umugabo yantawanyaga, yambuzaga amahoro, siyongere kumbwira amagambo mabi. Nambona abone ndyohereye, nambona mbone umugore udasanzwe, nambona amagambo ava mu kanwa kanjye atume yongera kunkunda, atume yongera kungirira icyizere. Kubera ko uyu munsi ndi muzima, ntabwo nkiri wa wundi wo mu miryango yo kwa basogokuru yo ahandi. Uyu munsi ndaryoshye, uyu munsi ndi uburyohe, uyu munsi ndi ubuzima. Nambona ambonemo ibi bintu. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nurangiza gukora ibyo ngibyo, ugende muri business yawe. Nugera mufate amazi yasuke, muvuga uti umunyu ni ubuzima, umunyu ni uburyohe, amazi ni ubuzima. Guhera uyu munsi business yanjye ntiyagendaga, ariko reka ibintu ncuruza biryohera abantu, kubera ko ndi ubuzima, kubera kuko umunyu ni uburyohe. Kandi noneho nurangiza ugire gute? Witurize. Ndagira ngo nkubwire ngo uzambwira icyo byabyaye. Uyafate uyashyira muri business yawe. Numara kuyashyira muri business yawe, uteremo make. Nurangiza uzenguruke usenga, uvuga uti amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe. Reka guhera uyu munsi buri wese utanguriraga angurire, buri wese utabonaga hano ahabone. Kubera ko uyu munsi nabaye mushya, nabaye ubuzima, nabaye uburyohe. Nugera mu rugo umugabo azakubonamo kwa kundi yakubonaga avuga ngo kano, azakubonamo iki? Azakubonamo umugore w'agaciro. Nimba umugore yakubonaga avuga ati kariya kagabo, azakubonamo umugabo w'agaciro. Nta zindi nzara ukoresheje, ari ugusenga no gukoresha iki? Uyu muntu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nicyo ngiki Imana yari imbwiye kubabwira. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Ukore sibigirwe gukanda subscribe, share na like. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda. Mwari kumwe na Bishop Ineza Mugisha Steven, uturuka mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Imana yacu ibahe umugisha. Ubungubu mugiye kujya mubona video buri gihe, kubera kuko hari ibintu Imana iri kumishurira bigiye kugira aho bidukura bikagira naho bitugeza. Ni murebe iyi video, nimumara kuyireba, hanyuma ejo nanone nzabazanira ikindi kizagukura nanone ahandi kikakugeza ku rundi rwego. Yesu ashimwe cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Niba ushaka kumvugisha, telefoni yanjye urakanda akanyenyeri akamenyetso ko guteranya 255 69 63 167, akamenyetso ko guteranya
255 69 63 167. Rero bikore ubundi uzampamagara umbwire. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Bye.